Nibyo reka twerekeze amaso yacu ndetse n'iminwa yacu hamwe n'amatwi yacu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi wa none magingo aya tariki 12 z'ukwezi kwa mbere turi ku mugoroba cyangwa se turi mu masaha ya nimugoroba. Ubwo wewe witari muri amasaha biraza guterwa n'ingengawe yawe aho ihagaze, ariko menya ko turi mu masaha ya nimugoroba. Ubwo twinjira no muri studio twerekeje ku butaka bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo aho imirwano ikomeye kandi imirwano ikomeye rwose ikomeje. Ni imirwano ikomeye kandi ikomeje hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Mwabantu mwe, ikijyanye n'urugamba amakuru mfite cyangwa se amakuru ari kungeraho aravuga yuko kitoroshye kubiri kubera hariya muri biriya bice, kubera yuko ubu tuvugana igisirikare cya Tanzania TPDF, igisirikare cy'u Burundi FDNB, abasore badasanzwe ba Special Force FARDC bamaze gupanura hariya. Ni mu gihe aho bita Mukoko abarwanyi mutwe twaje na 23 ni bimwe bavuga ngo mu byukuri bahahuriye n'uruva gusenya. Mwabantu mwe, nkuko amakuru ari kutugera biravuga ko drone zikomeye cyane zahagurukiye i Burundi zaje ahangaha rwose zihashyira mu byukuri ikintu biti bisasu bikomeye cyane ngo byatumye abatuye mu Minembwe bagira icyo bita traumatize, bataye umutwe. Amakuru yandi atugeraho aravuga ko kugeza kuri uyu munsi mu bice bigiye bitandukanye akomeje kubiramo imirwano bya muri Kivu y'Amajyepfo nkuko ndimo ndabibona hano imbere yanjye. Ngo nuko abagize itsinda ry'umutwe wa Wazalendo batoroheye habe na busa inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ibise byo biri kubera he? Reka nkubwire yuko aya makuru aravuga ko imirwano ikomeye yongeye kumvikana aho bita Ikarambi, ahangaha ngo ni muri za Rwindi neza muri Mwenga. Mwabantu mwe, ahangaha naho ndagira nkubwire ko bitoroshye habe na gato. Ibyo byose cyangwa se aya makuru y'urugamba tugiye kuba twayagarukaho cyangwa se tugiye kuba twareba uko byifashe, iyi mirwano ihagaze ite, uru rugamba turi kumva bavuga rumeze rute. Mwabantu mwe, ko ari urugamba rutoroshye, ko bavuga ku itariki ya 12 yongeye kugaragaza ko mu byukuri hari indi shusho y'ibiri kuba. Baraka iri gukontororwa na TPDF, iri gukontororwa na FDNB, Wazalendo barahari, ndetse kandi M23 ngo kubera ubwoba iravuga ko n'igisirikare cya Afrika y'Epfo mu byukuri SANDF baba bamaze gukandagira hanga muri bice. Ariko ibyo ntago ari ukuri, ntago aba basore rwose bo muri Afrika y'Epfo bari ari ku mirongo imbere ku rugamba. Ahubwo menya ibingibi rwose, menya yuko hariya imiripuko na za Nyamugigima bigaragaza mu byukuri imbaraga z'igisirikare cya Tanzania cyongeye kwinjira mu mirwano. Ukwikubita agashyi kwa FDNB, igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikongera kwerekana ishusho y'imitegurire ikomeye cyane kandi ihambaye y'igisirikare cya leta Kongo FARDC hano muri ibi bice. Mwabantu mwe, ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho. Dufite n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda atugeraho kugeza kuri uyu munota. Icyo usabwa gusa ni ukutaza kujya kure kuri wa mbere, kuko mwabantu mwe ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibinyamakuru bigiye bitandukanye birakomeza kugenda bitwereka ishusho yuko bitoroshye habe na gato. Nanjye rero mwenyewe Bosco nkaba namaze gukandagira hano kuri izi mikoro za Region Info kugira ngo mutangarize buri kimwe cyose kikomeje kugenda kitugeraho kugeza kuri uyu mugoroba. Byatangiye Lawrence Kanyuka uvugira inyeshyamba za AFC 23 avuga ko mu byukuri ngo bamerewe nabi mu Minembwe, ariko kandi nanone inkuru imaze kuba kimomo ko agace bita Mukoko ndetse n'imyanya igiye itandukanye yagaragaragamo inyeshyamba za AFC 23 mu byukuri imaze gusibanganywa. Ahangana nimvuga gusibanganywa wumve ko rwose bagiye ngo barahanagura neza rwose bakoresheje icyo bita umugome wa drone cyangwa se ereza ya za drone z'igisirikare cya leta Kongo zizwi ku mazina akomeye cyane mo za Kamikazi, sa CH4B. Izi zose kabisa ngo zirimo zirakora icyo bita mu byukuri operation simusiga ziri gukorerwa muri biriya bice. Ibi bikongera kwerekana ishusho uburemere bw'imbaraga uru rugamba turimo tureba ahangaha mu byukuri rugezeho cyangwa se rwongeye kwimukiraho. Ibi ntago ari bya bindi twahoze tubona na mbere hose, ntago ari bya bindi twahoze tubona mbere hose, ahubwo ni urugamba ruri seriye, ni imirwano ya nyayo cyangwa se nicyo gihe kugira ngo umenye ko urugamba rwamaze kugera muri cya gihe kitari cy'amafoto, mu byukuri kitari cyo kwifotoza, ahubwo bigeze handi bavuga bati mu byukuri ni hamwe umwana
arira nyina niyumve. Iyo bavuze ngo ni hamwe umwana arira nyina niyumve, uba ugomba kumenya ko mu by'ukuri ahangaha rurwana abagabo. Mu by'ukuri urugamba rurimo rurarwana abagabo gusa niba barimo bararwana ikijyanye n'urugamba hano muri ibi bice nk'uko amakuru yakomeje kugenda atugeraho. FARDC ifatanyije na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo mu bigaragara cyangwa se mu byo bagiye bakora, babanje kugaragaza ko mu by'ukuri ikijyanye n'ibiganiro bitari ikintu cyo kwizerwa, hanyuma kumara kubikoraho nta kindi kintu cyahise gikorwa. Mu bigaragara nuko hahise hongerwa ingufu mu buryo bwa gisirikare. Hari ubwoba bw'uko imirwano turi kubona iri kuba, urugamba turi kubona ruri kuba, mu by'ukuri hashobora kuba habaho ikibazo gikomeye cyane, mu by'ukuri ko bishoboka ko twabona urugamba rwambutse rukaba intambara y'akarere. Reka tukubwire icyo Wazalendo bari gukora hariya muri turiya duce nyuma y'ibisasu umurundo biri kugwa muri biriya bice by'igisirikare cya FDNB, FARDC ndetse na TPDF. Ngo ubundi bwato bwaba bwafashwe na Wazalendo mu kiyaga cya Tanganyika. Ubundi bwato bwari bugiye aho bita bwari buri mu kiyaga cya Tanganyika bwafashwe ndetse bufatwa na FARDC, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bafatanyije na Wazalendo muri Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bwari ubwato bwitwa Super Bus bwari bugiye i Bujumbura ndetse uhagarariye societe civile muri aka gace akavuga ko ngo ubwato bwari bugiye gusanwa mu Burundi. Hari itsinda ry'abashinzwe kugenzura mu by'ukuri ibikorwa byo mu mazi bafashe ubwato, ndetse undi muyobozi ahangaha yagize ati iyi Super Bus yari ivuye ku cyambu cyari ku aho bita Kivovo ndetse yerekeza Bujumbura. Nkwibutsa ko aya mazi kugeza kuri ubu ngubu ibi byose wumva kuva inyeshyamba z'umutwe wa 23 zafata umujyi wa Uvira cyangwa se zawugeramo, hari ingamba nyinshi zamaze gufatwa. Aya mazi yose azatanganyika mu by'ukuri ikiyaga cya Tanganyika ni n'ahandi yagiye hatandukanye ubwo hafi na za Makobola, hashyizweho ingamba zikomeye cyane kandi z'umurengera kugira ngo hatazagira aduyi uca muri humye rwose akaba yakongera yasatira n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ibyo byongera ngo ugomba kuba wabimenya. Aya mato rero ubu bwato bwa Super Bus Wazalendo ifatanyije n'igisirikare cya Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo baje guhanahana amakuru. Mu kumara guhanahana amakuru ubu bwato bwahise butangirwa burafatwa. Bivugwa ko ngo bwari bugiye gusanwa ariko nta wamenya nyine icyo bwari buzakoreshwe nyuma yaho. Kameme bishoboka ko mu by'ukuri bwari buzifashishwe n'inyeshyamba, ariko amakuru ahagije ugomba ko wamenya cyangwa se ibyo ugomba ko wamenya nuko ubu bwato bwamaze kugira iki, bwamaze kuba bucakirwa ahantu bita muri Warikare. Biravuga ko ngo AFC M23 irimo irahongera rwose ngo mu by'ukuri umubare w'abarwanyi kugira ngo mu minsi ya vuba ngo irashaka gusubukurayo ibitero nyuma yo kubona ko muri Kivu y'Amajyepfo byanze, ngo barashaka mu by'ukuri kwerekeza cyangwa se kunyarukira hara muri biriya bice bya Pinga Hazampeti bakareba ko utuduce badukuramo, kuko barabona ko ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ibyo bashije kubona uyu munsi ngo bitari buze kuba mu by'ukuri byabasiga amahoro. Bivuga ngo bamwe mu barwanyi muri Kivu y'Amajyepfo batangiye no guhunga, baravuga bati twebwe izi drone ntabwo dushobora kuba twaziyahuramo. Ni mu gihe twirwaneho bamwe mu barwanyi bayo bari bamaze iminsi bifatanyije cyangwa se bakorana mu by'ukuri bakorana na AFC M23 batangiye kugira ubwoba. Ni nyuma yuko Kanyuka mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ngo biriya bitero byagabwe mu midugudu y'abita mu Mukoko ngo mu by'ukuri byagize ingaruka ku bahatuye, ngo kuko ngo byahitanye abasivile benshi, ngo barimo abana barimo abagore, ariko mu by'ukuri uruhande rwa leta ntabwo rwigeze rutangaza ko abaturage rwose ngo bagomba kwizera ibi ngibi, ahubwo uruhande rwa leta ruvuga ko mu by'ukuri izi ari manipulation, izi ari propaganda, ikintu bita imiripuko na za nyamugigima byo bigomba kuba bikomeje kuba biri kujya mbere hara muri turiya duce nyine. Urugamba rwo nakubwiza ukuri rurakomeye. Nyuma yuko intumwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yohereje i Burundi zabashije kuhagera zigahura n'abaturage, ubu izi ntumwa za leta zikaba zerekeje muri Tanzania ku cyiciro cya kabiri cy'ubutumwa bwayo bwa guverinoma nyine mu kureba abaturage bagiye bahunga. Nubwo guverinoma yari yohereje abantu i Bujumbura
ndetse ubu noneho bageze i Dar es Salaam muri Tanzania, ndetse bakaba mu by'ukuri bahageze bayobowe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'uw'imibereho myiza mu bikorwa by'ubutabazi n'ubufatanye bw'ibihugu, aho Eva Baziba Masudi ndetse uyu ni minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mpuzamahanga ushinzwe muri Francophonie ni wo bita na diaspora, wo bita Crispine Mbandu Fanzu. Uyu nawe akaba ari mu bageze hariya, ndetse bivugwa ko cyangwa se byemezwa ko mu by'ukuri ibi ngibi bibaye nyuma y'uko inyeshyamba za M23 ziri muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse cyo kimwe mu by'ukuri uku gukorana hagati na Tanzania ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo bishobora kuba byaraturutse ku kuba mu by'ukuri Tanzania yararebye ikabona umubare w'abaturage bari guhungirayo, igahita ibona ko ibintu biri serious, bikavuga ko bishobora kuba mu by'ukuri biri mu byatumye Tanzania yohereza ingabo. Ubu rero ibi birakekwa, biri mu bimwe mu biri gukekwa, ariko kandi nanone menya ko kuri ubu ngubu mu by'ukuri iri tsinda ryamaze kuba rihagera rwose, riri gukurikirana uko byifashe nyuma y'u Burundi rwose. ubu ngubu bari hehe? Bari muri Tanzania i Dar es Salaam, barimo barakurikirana 5 kwa 5 uko ibintu byifashe kabisa. Kimwe no mu Burundi, igihugu cya Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri rwose cyarasuwe. Eva Baziba Masudi kuri itsinda ry'izi ntumwa za Kongo yagaragaje ku mbuga nkoranyambaga ku itsinda ry'intumwa zafashe impunzi z'abanyekongo ziri aho bita Kigoma muri Tanzania mu bikorwa bya leta byo gufasha impunzi ndetse no gushyigikirana. Ubutumwa bugamije kandi gukomeza ubufatanye n'abayobozi b'u Burundi na Tanzania ndetse n'abafatanya bikorwa mu bikorwa by'ubutabazi mu gihe hari ikibazo cy'akarere gisaba ko inkunga mpuzamahanga irushaho kwiyongera. Abaturage barenga ibihumbi 67 bahawe inkunga y'ubutabazi na guverinoma ya Kongo mu gace kaho bita Busuma mu Burundi. Iki gikorwa cy'ubufatanye bw'igihugu cyagaragajwe kugira ngo kigabanye imibabaro y'abaturage bajyanwe mu buhungiro kubera intambara z'ubugizi bwa nabi mu Rwanda, ndetse no kuzana inseko ihumure n'ibyiringiro ku baturarwanda bari mu bihe bigoye, cyane cyane mu duce tugiye dutandukanye. Bivuga ko ari byo shingiro ry'ubutumwa bwa leta bwo gufasha mu butabazi, ndetse nk'uko bigaragara Crispine Mbadu nawe akaba yaragaragaje ukwishimira ibikorwa, ndetse iri tsinda rikagaragaza rwose ko ngo rinezerewe muri ibikorwa byo gutabara ndetse no gutanga ubufasha ku barundi benshi cyane mu by'ukuri bagiye bahunga imirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo, aho berekana ishusho cyangwa se bagaragaza ko mu by'ukuri usibye ibi bikorwa mu by'ukuri biri gukorwa, hari n'ibindi bizagenda bikurikiraho, rwose bigamije gufasha abaturage basaga ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu byabo kugeza kuri ubu ngubu. Bivugwa ko ariko bitewe n'uko urugamba ruri kugaragara, abaturage bari kuvanwa mu byabo bashaka kwiyongera, cyangwa se imibare y'impunzi zihungira imbere mu gihugu no hanze bashobora kuba bakwiyongera mu gihe nta ngamba zindi zifashwe cyangwa se hadafashwe ingamba zikakaye kuri iki kibazo. Ibyo rero mu by'ukuri bagaba basaba ubuyobozi muri utu duce tugiye dutandukanye tubiramo imirwano kugira icyo bakora mu by'ukuri amazi atararenga inkombe, kuko urebye n'ubu n'abahunze ntabwo ari bakeya, nabo ni benshi, ariko bakavuga bati nibiramuka bibayeho ko noneho barenga kuri uru rwego ibice bya za Baraka n'ahandi hagiye hatandukanye, naho ugasanga wenda imirwano inamutse ihageze byaba ari ingorabahizi zikomeye cyane. Mu by'ukuri ibibazo by'impunzi byaba noneho birenze ukwemera. Mw'abantu mwe baravuga ati byaba birenze ukwemera. Kankubwire ko kugeza kuri iyi saha hano muri Kivu y'Amajyepfo mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kifatanyije n'iki gisirikare cya Tanzania TPDF nk'uko amakuru ari kutugeraho, ntabwo ari abo bonyine gusa, ahubwo bari no gukorana n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kuri front line, ari nayo mpamvu muri kumva ikintu bita urugamba rwaje guhindura isura cyangwa se rwaje gufata indi ntera kugeza kuri ubu ngubu, kuko imirwano iri kuvugwa muri biriya bice ntago isanzwe. Mw'abantu mwe ndababwiza ukuri, ibiri kubera hara muri Kivu y'Amajyepfo ntago bisanzwe, ntabwo ari byo twajyaga tubona. Biragaragara ko nyine hari impinduka. Utabona impinduka sinzi uko
yaba arimo kubibona, kuko njyewe nkurikije amaso yanjye ndabona ko izi ntangiriro z'umwaka mu by'ukuri ku barwanyi by'umwihariko umutwe wa 23 bitangiye bitoroshye, bitangiye bikomeye, bitangiye harimo imbaraga zidasanzwe. Ni igihe cyo kwitonda cyangwa se bikaba umwaka wo kwitondera kuri izi nyeshyamba za FCM23, kuko amakuru yonyine mu by'ukuri ari guturuka hano mu minsi mike yonyine itageze kuri 10 iminsi 12 yonyine umwaka utangiye. Ngira ngo murimo muribonera, murimo muriyumvira uko ibintu byifashe, murimo murabona tanu kwa tanu uko urugamba ruhagaze. Ntago ari imifinato cyangwa se ntago ari imikino, ahubwo ni igihe cy'imyiyerekano njyarugamba, ni igihe cy'imyiyerekano njyarugamba. Mu by'ukuri ibyo byose bikongera gushimangira imbaraga n'ubushobozi bw'ibiri kuba. Hagati aho ngaho abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bategerejwe i Rwanda muri Angola nyuma yo gutumizwa na perezida wa Angola João Lourenço, nyuma yuko yari amaze iminsi 2 aganira akina ikarita gake na perezida Felix Tshisekedi, ndetse banywa na kamukaru rwose. Bikavugwa ko AFC/M23 yababajwe cyane ngo no kuba mu by'ukuri perezida João Lourenço ngo yaba ari mu mugambi wo kubakina afatanyije na Felix Tshisekedi. Aba barwanya umutwe twaje na 23 rero bakavuga ko ngo byose biri gukorwa babivumbuye, ariko batigeze na rimwe babyishimira, bakavuga ko akwiye impinduka. Colonel Nanga yanditse ibaruwa ayohereza perezida wa Angola, ayohereza i Doha, ayohereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse anayishyikiriza itangazamakuru agaragaza ko ngo Kinshasa ikwiye ibisobanuro ndetse na Angola ku bijyanye n'ibiri gutegurirwa muri iki gihugu ikwiye ibisobanuro ku biri gutegurirwa muri Angola, kugira ngo mu by'ukuri ngo bamenye aho bahagaze. Bakavuga ko ngo cyangwa se bakanenga ngo kuba bahindurirwaho rwose ibintu umunsi ku wundi, batamenye ibyo ari byo cyangwa se babiturwaho. Ngo ibyo rero ntabwo bisobanutse. AFC/M23 nk'inyeshyamba bakavuga bati mu by'ukuri dukeneye impinduka. Ibintu bibaye rero muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo bisanzwe. Amato arafashwe ya M23 yageragezagwa koherezwa mu buryo bw'amagendo muri Tanganyika, ndetse kandi nanone drone zikaba zateye ibisasari ibintu by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Urugamba rurarushaho gushyuha. Tanzania ndetse n'abarundi barimo kugaragaza ko inyeshyamba za FCM23 zaba zaribeshye, aho bivugwa ko baba baribeshye kabisa kugera muri ibi bice. Imidugudu itandukanye mu teritwari ya Masisi harimo Humura ndetse na Rutoboko biravuga ko yakuyemo abaturage nyuma y'imirwano ikaze nanone ikomeje kumvikana hani muri Kivu y'Amajyaruguru hagati ya FCM23 ndetse na Wazalendo. Abaturage muri utu duce twombi uko ari tubiri dore muri groupement ya Nyamaboko muri secteur ya Oso Banyungu barinubira rero cyangwa se barijujutira ibibazo by'umutekano muke, bagasaba ubutabazi ku baturage benshi cyane kuri badafite aho kwegeka umusaya muri utu duce nk'uko bivugwa. Kuri iki cyumweru biravuga ko bitari byoroheye abaturage bo muri utu duce twabita Humura ndetse na Rutoboko. Mu by'ukuri nyuma y'imirwano yavutse kuva amasaha mu gitondo hagati ya AFC/M23 ndetse na Wazalendo aho bita muri Kazinga, akaba mu by'ukuri ariho rero habereye ikintu bita imirwano. Nkuko amakuru menshi aturuka muri aka gace abivuga, muri Oso Banyungu abaturage benshi ngo bafite ubwoba ku bijyanye n'umutekano wabo, aho berekeje mu matsinda arimo Waroyungu muri Warikare. Ingo nyinshi zagezeho bitarungira ndetse n'aho bita Cumba nkuko bivugwa. Kuri uyu wa mbere rero abaturage benshi nyine baje kwimuka bahunga imirwano yarimo ivugwa muri Kazinga berekeza ahangaha muri utu duce. By'umwihariko hari abahungiye muri Warikare nyine aho babonaga bishoboka, abandi bahungira mu tundi duce nyine ari two tuvugwa hano ruguru Rangere na Shumba, kugira ngo barebe ko mu by'ukuri barokora ubuzima bwabo. Bagasaba rero ubutabazi ndetse binashoboka ko basubizwa mu bice baturutsemo mu gihe umutekano wabo ubonetse, ariko ikibazo mu by'ukuri bikaba bivuga ko kigikomeye cyangwa se kikiri ku rwego ruhanitse. Mu bigaragara rero hakaba hari hakenewe imbaraga zikomeye kugira ngo ibibazo bikemuke.
ngayo nguko uko byifashe kugeza uyu mugoroba mu bice bimwe na bimwe ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Ndakubwiza ukuri ko bitoroshye. Hanyuma rero munyemerere tuze kugaruka mu masaha ari imbere turi uko byifashe kuri updates zose zikomeje kugenda zimenyekana bite nuko imirwano mu by'ukuri imaze akanya gato ya ibaye n'amakuru ntago tugezeho neza. Bivuze ngo icyo ushaka kumenya ku kijyanye n'imibare, ku kijyanye n'ibitero uko byakozwe, komando ko bagiye bitwara, mu by'ukuri turakomeza kugenda tubisuzuma turebe uko byifashe, kuko noneho ndashaka ko tuzajya twinjira mu ma operation kabisa neza cyane, cyangwa se 5 kwa 5. Bravo, kandi subscribe cyangwa se sabone dure mu masaha imbere turana uko turebe ibiraba bigezweho.